ati uzatubwire ku mpamvu hari ibintu abakuru batubuzaga gukora bavuga ko bitera imyaku. Akantu kamuteye urujijo cyane ni ukuntu kera ngo iyo bamwogoshaga umusatsi yabuzwaga kuwujugunya aho abonye hose. Kera noneho bogosheshaga imikasi, harimo n'abogosheshaga ngo urujyo. Umusatsi rero bagukuragaho wabaga bibujijwe, ntabwo agomba kuwujugunya aho ubonye hose. Muri hejuru gato y'imitekerereze hari ibintu byizerwaga ko bishobora gukurura imyaku, bisanga mu mico gakondo yose aho iva ikagera. Mu myizerere y'ibijyanye n'ibintu bikurura imyaku akenshi usanga byihishemo na za kirazira z'imico. Buri kirazira z'imico itandukanye, buri impamvu ikintu bakita kirazira nuko kiba gishobora gukururira ibyago. Ibyo byago rero nibyo bamwe bita imyaku, ku buryo mu muco runaka iyo wakoraga nk'ikintu runaka cyafashwe nka kirazira, byizerwaga ko ubwo karabaye imyaku igiye gutangira kukugeraho. Imyaku yashoboraga kuba ubukene, kudahirwa mu buzima, kudahirwa mu rukundo, gupfusha se, kuteza, ubwo ni ukurumbya, kurwaragurika n'ibindi. Ni ibintu nyine bageragezaga guhuza n'amahirwe makeya, cyangwa se icyo nyine bita imyaku. Muri kino kiganiro cy'uyu munsi ndagerageza kuvuga ku bintu noneho bikiriho, ntabwo ndi bujye kure cyane ko hari ibintu byataye mode. Hari ibintu bavuga ko umuntu akora ngo bigakurura imyaka ariko bitakigezweho kubera ko bitakijyanye n'igihe, cyane ko n'ubu ngubu bitagishoboka. Iyo usesenguye bimwe mu bintu abakuru bavuga ko bikurura imyaku, usanga bimwe muri byo byaremezwaga gutyo na sosiyete y'icyo gihe ku mpamvu z'umutekano. Urugero nko kubuza abantu nyine kubikora kubera ko byagira ingaruka. Nubyita ko bitera umwaku, nibwo bazabireka neza kurusha ukababwira ko bigira ingaruka kuri rubanda nyamwinshi. Abakurambere bacu rero bari bazi ko iyo ubujije umuntu ikintu kubera ko kigira ingaruka gusa, kigira ingaruka kuri bagenzi be gusa, ntabwo agishyiraho umutima. Uzanabirebe n'ibintu batubuza, hari n'ibintu ubuzi ko binahanwa n'amategeko ariko abantu bakabikorera icyo. Nuvuga mwene muntu yifitemo akantu ko kwigomeka, k'akantu k'ishyamba kanze kumuvamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niyo mpamvu iyo ikintu cyise ikizira ahubwo abantu baragishishikarira cyane. Tegereza ko n'ibintu bihanwa n'itegeko umuntu ashobora kubishishikarira, azi ko bishobora no kumushyira mu kaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mwene muntu yigiramo akantu ko kwigomeka, akantu nyine k'ubwisanzure. Iyo umushyizeho rero ikintu kijyanye n'itegeko mu rwego rwo kwirinda yuko yabangamira bagenzi be, ako kantu ko kwigomeka gashobora gutuma ahubwo agikorera icyo. Niko abantu tumeze. Abakurambere bacu rero bari babizi ko abantu bigiramo akantu ko kwigomeka. Noneho mu rwego rwo kubakuramo ako kantu ko kwigomeka, izo ngaruka ntuzishyire muri rubanda nyamwinshi gusa, ahubwo ukazizana no ku muntu ku giti cye. Iyo umubwiye ko ari ukugira ingaruka kuri rubanda nyamwinshi gusa, ntabwo abishyiraho umutima, nko kumubwira ko ari we nyir'ubwite kigiraho ingaruka. Kandi uburyo bworoshye bwo kumwereka ko kimugiraho ingaruka ni ukumubwira ko bizamukururira ibyago, wowe nyir'ubwite ko ari we bizakenya. Igihe rero iyo ubimubwiye gutyo yabyitwararikagaho, akaba rwose anabirinze bagenzi be. Ku rundi ruhande akaba atabangamira bagenzi be kubera icyo kintu nyine bamubujije. Hari rero ibintu bishingiye ku muco usanga mu mico myinshi y'isi biziririzaga bakizera ko bitera imyaku. Harimo n'icyo cyo kwitwararika ku musatsi rero wavugaga. Turabivanga n'ibyo by'isesengura risanzwe, noneho tunabihuze cyane n'icyo siyanse nayo ibivugaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nko ku musatsi ho hazamo akantu ko hejuru gato y'imitekerereze. Ku musatsi hazamo ubwiru. Cyaraziraga kikaziririzwa kogoshwa umusatsi ukawujugunya aho ubonye hose. Bakavuga ko bikurura imyaku. Mu mico ya kera hari ibintu abakurambere bacu bafata nk'aho bikurura imyaku. Umusatsi wizerwa nk'igishushanyo gifatika kigaragaza uruhererekane nyoborabwenge rwawe. Hizerwa ko umusatsi ufite ahantu uhurira n'isanzure mu buryo bworoshye cyane. Hanizerwa ko umusatsi wacu utuma twihuza na frequences zo hejuru. Banakubwira ko umuntu ufite umusatsi agira umutima namuteye imbere cyane kurusha umuntu uhora yogoshe. Mujya mwumva ka kantu k'umutima namukuburira. Abantu bafite umusatsi
bagira umutima nama ubaburira cyane kurusha abantu badafite umusatsi. Mbese urumva bidafitanye isano. Umusatsi utuma ugira umutima nama ku rwego rwo hejuru. Banakubwira ko umuntu ufite umusatsi ashobora kumva ikintu kiri kure ye cyane ugereranyije n'umuntu udafite umusatsi. Niyo mpamvu nk'abakurambere bacu batapfaga kogosha umusatsi. Uzi abantu bogoshwaga umusatsi ni abantu babaga bagiye guhindura ubuzima. Hizerwa ko umusatsi wacu utuma twihuza na frequences zo hejuru. Umusatsi ntabwo waremewe kogoshwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uzi igihe kera abantu bogoshaga umusatsi ni igihe yabaga yakoze nk'icyaha gikomeye cyane, cyangwa yabaga yatewe n'abadayimoni, biriya bita nyine abadayimoni cyangwa se imyuka mibi, cyangwa se yabaga akeneye rihabu. Umuntu wabaga ukeneye rihabu wabaga ukeneye ingororamuco. Umuntu wabaga ukeneye ingororamuco niwe bogoshaga umusatsi, kubera ko umusatsi ubitsa amateka yawe, ubitsa ibintu byinshi cyane. Umusatsi abakurambere bacu barawubahaga cyane. Igihe umuntu rero yabaga ashaka kugira imikoshi yikuraho, kwihumanura, cyangwa se yabaga ashaka gukira ibintu runaka nka kwa kundi bizeraga mu myuka mibi, nibwo bamwogoshaga umusatsi. Cyangwa yabaga yakoze amahano, umuntu wakoze amahano baramwogoshaga kubera ko bizeraga ko uwo musatsi ujyanye n'amahano ye mu buryo bumwe cyangwa ubundi agiye gutangira bundi bushya. Binakekwa ko ariyo mpamvu abantu bari mu bigo bifasha abantu guhindura ubuzima, urugero mu bigo by'ingororamuco, bikekwa ko ari nayo mpamvu babogosha umusatsi. Abantu bari mu bihano, niyo mpamvu nk'iyo ugiye nko muri gereza iyo ukatiwe, ikintu cya mbere bagukorera ni ukugukuraho umusatsi. Kugukuraho umusatsi muri hejuru gato y'imitekerereze cyangwa se mu bundi bwiru ni nko kugutandukanya n'ahahise hawe, ugiye kongera gutangira bundi bushyashya, ahahise habi, kubera ko hizerwa ko umusatsi uba ubitse ahahise hawe. Niyo mpamvu imisatsi bayitaga sacred locks. Sacred locks ni ikintu nyine gitagatifu. Niyo mpamvu iyo byabaga ngombwa ko bakogosha, nta muntu wabaga wemerewe gutwara umusatsi wawe. Barawuguhaga ukawucyura, bamwe rero bakawushyingura babanje kuwutongera, abandi bakawutwika. Hizerwaga ko niyo umuntu atwaye umusatsi wawe yashoboraga kuwukorogeramo, cyangwa se akakwibira inyenyeri. Icyo rero ni icya mbere abantu bagenderagaho, na n'ubu ngubu hari abantu bakibyizereramo. Niyo mpamvu tubigaruye ko nk'iyo ugiye mu mico imwe n'imwe usanga hari ukuntu umusatsi na n'ubu ngubu gifatwa nk'ikintu gitagatifu, ku buryo guhora uwogosha bimeze nko guhora ufunga umutimanama wawe. Niko abantu babyizera. Ibi byacu byo guhora twogosha imisatsi tuyikuraho buri cyumweru bitsikamira umutimanama mu buryo bumwe, cyangwa intuition yawe ishobora gucika intege bitewe gusa ngo n'umusatsi. Nuko nko babyizera rero. Bivuze ko kogosha bikurura imyaku, kubera ko iyo udafite umutimanama utyaye cyangwa se ukangutse, nubwo ku rundi ruhande hari ibindi bintu bikangura umutimanama bitari n'umusatsi gusa. Urumva ku muntu udakora iyo migenzo yindi ikangura umutimanama, biroroshye yuko umusatsi ubwawo kuwumukuraho umutimanama ushobora gusinzira. Ariko haba hirengagijwe ko hari ibindi bintu umuntu ashobora gukora bigakangura umutimanama. No gusenga bikangura umutimanama wawe, gukiranuka bikangura umutimanama, gukora meditation bikangura umutimanama. Hari ibintu byinshi wakora bigakangura umutimanama ku buryo utiringira umusatsi gusa. Ariko ku muntu wiringiye umusatsi gusa, wowe birumvikana iyo wawukuyeho hari ibintu nyine ahomba, kubera ko adakora iyo migenzo yindi. Nuko rero babyizeraga. Kandi noneho umuntu udafite umutimanama ukora neza ahura n'ibyago byinshi, ahura n'imyaku myinshi, ibyemezo byose afashe biba bireba amacuri. Ni naho rero bahera bavuga ko umusatsi kuwuca bya buri kanya cyangwa se kuwukuraho bya buri kanya cyangwa kuwutagaguza uko wiboneye bishobora kuba byakurura imyaku. Naho baheraga babyizera. Ni nayo mpamvu ahubwo ibi ngibi banabikoraga mu rwego rwo kwirinda ko abantu bawogosha. Ubwo niba bakubwiye yuko kuwogosha umuntu akawutwara nawo kurogera muri yemezo ukawutereka da. Reka dusoze iyi shapitire ijyanye n'ibintu abakurambere bacu bajyaga bavuga ngo bitera imyaku. Gusa muri buze kubona ko bimwe muri byo koko birumvikana, ariko ibindi ni mu rwego rw'umutekano. Turi buze kubibona, twagiye tunabisobanura. Hari ibintu bavugaga ngo ni kirazira.
uzanabirebe na bya bajyaga batubwira ngo kirazira guca umugani ngo ku manywa ngo uhinduka icyugu, byabaga ari mu rwego rwo kwirinda ko abana bagoma. Urumva abana nibatangira kujya mu migani ku manywa, biraba abana bagomba kujya gutashya, bagomba kuvoma, bagomba kuragira. Nimujya rero mu byo guca imigani muri bwoneshe, amazi ari bubure, inkwi ziri bubure. Ababyeyi rero babaga babizi, bavuga batereka ibizi za kirazira tuzishyireho, bizajya bituma abana batagoma. Ababyeyi bacu bari barenze. Ntabwo bazajya baca imigani nijoro bari hafi kuryama bataramye ahubwo. Urumva se bidafite isano. Twari tumaze rero kuvuga ku bintu by'imisatsi. Burya ntabwo abantu bose bajya mu bigo ngororamuco babogosha kubera ko gusa nta kindi kintu kibyihishe inyuma. Ushobora kwibwira ko babikorera gusa ngo umugenzo. Haba hari impamvu kandi zituruka kera cyane mu mico ya kera. Iby'imisatsi twabibonye. Reka tujye ku cya kabiri, nacyo cyaziririzwaga bakizera ko gikurura imyaku, ni ugukoresha indorerwamo zamenetse. Bamwe bavuga ko impamvu babigiraga gutyo ni ukwirinda ko abantu bamena indorerwamo, kubera ko indorerwamo ari ikintu nyine kimeneka mu buryo bworoshye. Bakavuga bati indorerwamo yamenetse ngo ikurura imyaku. Ariko ku rundi ruhande iyi myizerere nanone ituruka ku gitekerezo cy'uko indorerwamo igaragaza isura cyangwa ubugingo bw'umuntu. Indorerwamo rero hizerwa ko zishobora kubika imyuka mibi. Gukoresha indorerwamo yamenetse rero bakizera ko bishobora gutera uburinganire buke mu buzima bw'umwuka. Ibyo nabyo bigatuma kiba kizira kikaziririzwa kubera ko ngo bishobora kuba byatera imyaku. Icya gatatu cyo na n'ubu ngubu kikizerwa ni uguhuriza urugwiro mu kazi, gukorera imibonano mpuzabitsina mu kazi. Guhuza urugwiro ni ugusangira imbaraga, kandi bakizera ko bifata bugwate imbaraga. Iyo rero ngo bikorewe ku kazi cyangwa se bikorewe mu kazi, kandi mu kazi ari ahantu ukura imibereho, ni ahantu ukura amafaranga, kandi amafaranga ni imbaraga. Iyo rero izo mbaraga zo guhuza urugwiro zifatiwe mu kazi kawe, n'umuvumba w'ubutunzi, umuvumba w'imibereho, umuvumba w'amafaranga ufatirwamo, ntabwo wongera gutemba ukuganaho. Ngo ntibizagutangaze kuva ku munsi wa mbere ikoreye imibonano mu kazi kawe, aribwo imyaku mu kazi itangira kukuzira, amafaranga akabura, ibizazane bigatangira kuza, amahirwe akabura, iterambere rikabura. Hari abantu n'ubu ngubu bakibyizereramo, kandi ku ruhande rumwe hari abantu bemeza ko koko ari ukuri. Niyo mpamvu hari imigenzo yakorwaga bagahumanura nyine mu kazi mu gihe byabaga byabaye, cyangwa se bagaca abantu babihakoreye niba ari nko mu kazi. Ibingibi ariko nkeka ko bikomoka nko muri iriya mico y'Abanyaziya, nibo ubona babigira cyane, n'Abanyaburayi barabigira. Muri Afurika kubera ko iby'akazi ari ibyaduka bije vuba, ntabwo byahozeho. Ariko ubu ngubu abantu benshi barabimenye kubera ko iyi mico nyine igenda yandura, abantu bagenda babihererekanya. Ibi nabyo biracyahari. Guhuriza urugwiro mu kazi bikurura imyaku. Icya kane, gusiga imyenda yanitse hanze nijoro. Hizerwa ko ngo imyenda yawe iba ifite ibice byawe by'uruhu. Bivuze ko imyenda yawe iba ibitse imbaraga zawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hakanizerwa ko umwanzi wawe ashobora gukoresha imyenda yawe, imyambaro yawe, aguhumanya cyangwa se akwibira inyenyeri. Niyo mpamvu kuraza imyenda hanze bizeraga ko bikurura imyaku. Abandi ariko bagasesengura bati impamvu abakurambere babishyiragaho ni ukwirinda ko abantu baraza imyenda hanze, abantu bakaba banayiba. Ni ugutuma nyine abantu bagira awareness ku bijyanye n'imyenda, ntihagire ikintu kirara hanze, kubera ko umwanzi ashobora kugikoresha akaba yakwibira inyenyeri. Gusa hejuru gato y'imitekerereze, imyenda yawe iba ifite igice cyawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, umuntu ashobora kuyikoresha aguhumanya. Icyo ni icya kane. Icya gatanu gishobora gukurura imyaku cyangwa ibyago, ni umugore uri mu kwezi cyangwa uri mu burumbuke gusura irimbi. Ibi byo murabizi ko ari n'amadini abiziririza. Umura w'umugore uri mu kwezi, umura w'umugore umaze kubyara, umura w'umugore uri mu gihe cy'uburumbuke, hizerwa ko
uba urangaye, uba ufunguye ku buryo ushobora gukurura imyuka mibi ya yindi bizerera. Umugore nk'uyu rero aba yabaye rukuruzi y'imyuka, aba ashobora rero gukurura ibibi byinshi, byose bikagenwa n'amarangamutima ye cyangwa se bimukikije. Akaba ariyo mpamvu rero bavuga ko ngo iyo hagiye ngo ashobora gukurura ibyago cyangwa se ashobora gukurura imyaku. Icyo ni icya gatanu. Icya gatandatu, kunyura munsi y'urwego. Uru rwego abantu buririraho nabyo byaraziraga, ariko ibi nabyo ushobora kuvuga ko ari ku mpamvu z'umutekano. Urumva umuntu aciye munsi y'urwego ashobora kurunyeganyeza rukaba rwamugwaho se. Hari abizera ko ari ku mpamvu z'umutekano nka kuriya natangiye mbibabwira, ariko hakaba bemera ko kunyura munsi y'urwego bishobora gukurura ibyago cyangwa umwaku. Icya karindwi, kubona injangwe y'umukara ikambuka imbere yawe, kubyuka mu gitondo ugakubitana n'injangwe y'umukara. Mu bihugu bimwe na bimwe, impamvu rimwe na rimwe bino bintu ubona bivuguruzanya, bamwe bakanavuga ko ari ku mpamvu z'umutekano cyangwa se ku zindi mpamvu, nuko mu bihugu bimwe na bimwe nko kubona injangwe y'umukara mu gitondo ukibyuka, hari aho bavuga ko bisobanura amahirwe, ahandi bakavuga ko bisobanura imyaka. Muri make ni ku mpande zombi, ni imbera byombi, biterwa n'imyizerere. Hanyuma icya munani, kumena umunyu. Mu migenzo imwe n'imwe kumena umunyu bivugwa ko ari ugukurura imyaka. Kuri iyo umunyu uba ugiye kuwushyira mu biryo ukameneka, menya ko muri icyo gihe hari ikimenyetso gikomeye cy'uko hari ibintu bibi bigutegereje. Niyo mpamvu iyo umunyu wagucikaga wahitaga ufata akunyu gakeya ukakajugunya inyuma y'urutugu rw'ibumoso, nk'ikimenyetso cyo kuburizamo imyaka. Nuko babyizeraga, cyangwa se abantu bagahita bakora imigenzo yo kwihumanura. Icyo rero ni icya munani. Icya cyenda, gufungurira umutaka mu nzu. Ubwo se nimwumva ko hano harimo akantu k'umutekano? Hari abavuga ko gufungurira umutaka mu nzu bizana imyaka. Ibi bishobora kuba byaraturutse ku mpamvu ariko z'umutekano. Ushobora kuwufungurira mu nzu ukagira ukomeretsa. Kundi umutaka nyine iyo ufunguye bishobora kuba hari umuntu byakomeretsa mu gihe nyine mukiri mu nzu, cyangwa se n'umutaka ukaba wakwangirika. Hari ibyo rero abakurambere bacu bitaga kirazira ku mpamvu z'umutekano no kwirinda ko hari ibyago byabaho, ibintu bimwe na bimwe bikaba byameneka. Ni nka kuriya bavugaga by'igisabo, ahajishijwe igisabo ntabwo haterwa ibuye. Igisabo ni ikintu cyameneka mu buryo bworoshye, bikaba ari ku mpamvu z'umutekano, ariko ahandi kubera gukomeza kubyizera bikageraho bigahinduka koko kirazira ku buryo byanatera imyaka. Hanyuma icya cumi ni umubare 13. Umubare 13 nawo wakomeje gufatwa nk'umubare w'umwaku. Mu bihugu byinshi uzi ko umubare 13 ufatwa nk'udasanzwe, bamwe bakawufata nk'uzana imyaku. Niyo mpamvu hari inyubako ziba ari ndende ku buryo nka etaje ya 13 bigeraho ntibayishyireho, bagera kuri 12 bakandika 12A 12B aho kwandika 13. Cyangwa se bagera kuri 12 bagataruka bagahita bajya kuri etaje ya 14. Akenshi biterwa n'ibintu bahuza nyine n'umubare 13. Hari n'ibintu bibi byagiye biba ku itariki ya 13, noneho iyo yabaga yahuriranye no kuwa gatanu, abantu bo bizera ko ari uwa gatanu w'umukara uba wabaye, kubera ko ngo haba ikintu kidasanzwe mu isi. Byose rero bishingiye ku myizerere. Uyu mubare 13 nawo ugakemangwa nk'aho ari umubare nyine w'umwaka. Icyo rero ni icya 10 umuntu yagerageza kuvugaho. Icya 11, kwica cyangwa se gukomeretsa inyoni zifatwa nk'izidasanzwe. Mu mico imwe n'imwe kwica inyoni zimwe na zimwe nk'inyamanza, inuma n'izindi bigafatwa nk'igikorwa gishobora gukurura imyaku cyangwa se ibihano. Ariko akenshi ni za nyoni n'ubundi z'inyamahoro. Icya 12, kwambara imyenda yacitse cyangwa se yanduye ku munsi w'ibirori bikomeye. Ibi nabyo nta gihamya cyabyo, bikekwa ko ngo bishobora kuba byarashyirwagaho nka kirazira muri rwo kwanga ko abantu bajya kubishya ibirori by'abandi bambaye nabi. Ukihandahanda rwose ugashakisha uburyo wambara utwenda tumeshe dusa neza mu gihe ugiye mu birori, kugira ngo utavangira abantu ukabakurira mu dumbi. Hanyuma icya 13, kurenga ku muhigo wahize cyangwa se ku ndahiro. Mu mico myinshi kutubahiriza ijambo cyangwa se indahiro bifatwa nk'ibishobora gukurura ingaruka mbi mu mibereho no mu mubano w'abandi, cyangwa se bigakurura imyaku.
abandi bakavuga ko impamvu wenda abakurambere babigenderagaho nuko kera nta kontra zabagaho ngo abantu bagirane kontra. Niba uguze ikintu cy'umuntu cyangwa se niba hari ubwumvikane ugiranye n'umuntu, musinyane n'amategeko aba barengera, kubera ko nta mategeko rero yabarengeraga binyuze muri izo kontra abantu basinyanaga. Babishyiraga mu bintu by'imyizerere, babishyira mu myizerere, ukaba uzi ko nutatira igihango kizagukenya. Abantu bakabyizera gutyo kugira ngo abantu barinde isezerano. Niba umuntu mwitwa ko mwanywanye, tekereza ko kontra hari igihe byasabaga kwica nk'igisebe, mugenzi wawe akonka amaraso yawe, nawe akica igisebe ukamwonka ku maraso, mukaba mugise igihango ku buryo guhemukirana kutarinda isezerano byashoboraga kubakenya, akaba ari nk'isezerano nyine mugiranye. Rero waritatira bikagukururira ibyago cyangwa se bikagukururira imyaku. Hanyuma icya 14 nacyo nasorezaho ni ugusuzugura cyangwa se kwangiza ibintu bifatwa nk'iby'agaciro mu muco cyangwa mu idini. Mu mico myinshi ibi bifatwa nk'ibishobora kuzana ingaruka mbi kubera kutubaha indangagaciro z'umuryango cyangwa se z'idini. Ibi byose rero ni imyemerere, ni imigenzo iboneka mu bice bitandukanye by'isi. Gusa mu gusoza nakubwira ko nta gihamya ya siyanse yemeza ko ibyo bikorwa ubwabyo bikurura imyaku. Niyo mpamvu bamwe barabyemera abandi bakabihakana, bakavuga ko ari ibintu byizerwaga ariko bidafite ishingiro, kubera ko buri gikorwa kigira ingaruka bitewe n'impamvu zitandukanye. Gusa ababyizera bakavuga bati hari aho bikora. Ku ruhande rumwe nyine hari igice gihagaze kuri byo, akaba n'ikindi kitabikozwa biterwa n'ukuntu umuntu abyizera. Gusa ku rundi ruhande icyo abakuru bitaga umwaku, twaje kubona ko ku rundi ruhande gishobora guterwa na bya bindi n'ubundi na siyanse igerageza kuvuga. Siyanse yizera ko imyaku ishobora gusanishwa na bya bindi bya placebo effect. Buri kimwe cyose wijeje ubwonko bwawe birangira kikwigaragariza nk'ukuri. Siyanse yarabigaragaje. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo kwizera ni ikintu gikomeye cyane, ikintu wishyizemo birangira kibaye impamo. Niyo rero umuntu yizera ko ikintu gishobora gukurura imyaku kubera ko yagikoze, niba kizera ku rwego rwo hejuru nagikora koko kizakururira ibibazo. Kubera ko twabonye ko kwizera bigena ibyo igice cy'imikorere y'ibyo ubwonko tutagenzura gihitamo nk'ibitubaho. Byandi bya conscious mind na subconscious mind. Conscious mind ni ibintu dukora twabigizemo uruhare. Nabahaye urugero, kurya ubigiramo uruhare iyo uri gutamira, kuvuga ubigiramo uruhare kugira ngo uvuge, kwicara n'ibindi ni ibintu witekerereza ukabikora. Ariko hari indi mikorere y'umubiri, hari indi mikorere y'iby'ubwenge tutagenzura, tutagiramo uruhare. Ugiye kubirebera mu mubiri ufatika, uburyo igifu cyawe gikora ntabwo bigiramo uruhare, uburyo amaraso atembera ntabwo bigiramo uruhare. Bigenzurwa na cya gice rero tutagenzura. Icyo gice tutagenzura rero mu buzima bw'iby'umwuka ntabwo gishyira mu gaciro, ntabwo kimenya gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Icyo gice tutagenzura cyakira amakuru tukigaburira kititaye ngo ni aya nyayo si aya nyayo. Cyakira ibyo twizera byose rero, ibyo twemera byose kirabyakira, ibyo twishyiramo byose. Ntabwo cyita ku kuba ngo amakuru tugihaye ngo arimo logique ngo ntayirimo, ya upfa kuba ubyizeye, kirabyakira kikabiporogaramu muri wowe. Ibyo tugihaye nibyo gikoresha nk'aho ari ibyanyabyo. Ibibera mu mubiri rero biterwa n'ibyo dutekereza, ibyo twizera, yewe n'ibyo twishyizemo, byaba ari ibyanyabyo cyangwa se atari ibyanyabyo. Niyo rero wishyizemo ko ufite imyaku ikugeraho ituruka kuri ibi bintu ibi n'ibi, ukabyizera gutyo, birangira ubuzima bwawe bwose uburebera muri uko nk'uko ubyizera. Noneho n'umubiri n'imibereho bikajya muri uwo mujyo, mu buryo nawe utumva neza cyangwa se udasobanukirwa neza, kubera ko atari wowe ubigenzura, bigenzurwa muri subconscious mind. Ugashiduka koko ibyo ukojejeho intoki byose utamenya ahantu binyuze, ugashiduka ibyo ugerageje nk'amahirwe abandi bahirwa wowe bikanga, aho ugeze hose ukamaganwa kandi abandi bari guhamagarwa, bigatuma rero gukomeza gushimangira ko kamwe n'imyaku bitewe n'ibintu bitandukanye. Ibi rero iyo bikubayeho akarande, abahanga banabishyira no mu cyiciro cy'indwara zo mu mutwe, ariko wenda zoroheje, zirangwa na bimwe mu bimenyetso, urugero nk'imvugo z'urucantege, kutiyitaho,
gukena n'ibindi, noneho byakuzaho wowe ugahita ubishyira mu myaku kubera ko wizerera mu myaku na subconscious yawe wayiprogramyemo ibyo bintu by'imyaku. Biba rero bimaze kuba igice kinini kigize ubuzima bwawe mu bijyanye n'imyizerere cyangwa se n'imyemerere. Nuvuga ibintu wizera birangira bibaye impamo. Biba byarakugeze no mu maraso, mu mutwe, aribyo bitekerezo byibereyemo bikageraho bigahinduka imyaku. Ngibyo rero ibyo nasubiza abantu. Muri make bamwe barabyemera abandi bakabihakana, gusa bimwe muri byo hari ibyo usesengura ugasanga hari ahantu ushobora guhurira n'ukuri, cyane cyane nk'iyo ugiye mu bwiru bwabyo, muri hejuru gato y'imitekerereze cyangwa se mu buzima bw'iby'umwuka. Uwabibajije rero nizere ko ari akantu akuyemo. Ibitekerezo byawe biba byemewe ku ngingo nk'izi ngizi, ni ahantu hamwe tuba tubogamiye. Ushobora no gusanga ufite ubunararibonye bwabyo. Nahoze mbona hari abantu batanga ibitekerezo ku bijyanye n'ubwo bunararibonye bwabyo. Ushobora kujya ubudusangiza, yaba muri bwa buryo twakiramo ibitekerezo, tugakora n'amashapitire yandi y'inyongera ajyanye n'ibi ngibi. Byonyine buri kantu muri ibi ngibi twagiye tuvuga ushobora kugakoraho ikiganiro ukwako. Buri kantu muri biriya byose twagiye tuvuga ushobora kukinjiramo mu mizi ukavuga utese usiga imyenda yanitse hanze mu bwiru bwabyo ni ibiki, ukabisesengura byose ugashyira no muri siyansi ukareba, ukavuga uti kunyura munsi y'urwego kubera iki cyaziraga kikaziririzwa. Ese injango y'umukara yo mu mico yose yabaga isobanura iki? Kumena umunyusi, ukabisesengura ukagenda umenya ukuri kwabyo. Uwabibajije rero nizere ko anyuzwe n'ibisobanuro muhaye.